umuzima wabigize umwuga nawe n'ubuzima wateye wabigize umwuga. Ngira ngo mu bahungu mu basore nka batanu mu gihugu cy'u Rwanda bari bavuze ko badashaka nanjye ndi clearist ndi kumwe na King James yanze gushaka ari sogokuru wacu papa Saba yanze gushaka rero benshi cyane yanze gushaka nanjye nanze gukora ishaka ati rero ngiye gufata ibere amabere y'amusiki mwese nimfatira ariko natwe wabaye amabere abagabo kuko aradutira amabere yacu amaze buriya Imana natwe kadoye ndashaka gusobanura buriya wakoze ngo amabere y'abagabo amaze iki si ikintu badora cy'umutakora cyangwa bagize umurimo wo kudukuraho baraturereye nara abatirereye mu umwana wanjye urabona byaje ko hashye bikanga ariko bizakunda ndangije wande rero biranga tujya mu itangazamakuru kujya mu mahugurwa y'itangazamakuru imyaka ibiri tunisha itangazamakuru kuri flash ibiganiro bikomeye nk'aba bashaka bayobora itanangira no series yitwa Bamenya series. Njyewe umukobwa wanjye bigaga ahangaha hari ukunyabwira abantu bagenda bagwa mbere kuva natangira kwiga kugeza ndangije bakabihakana sibyo abo twiganye bavuga ati tugura ntabwo yazaga ku ishuri uyu munsi ariko baba bafite cyose abo biganye na Tifa sebaye wa mbere paka nawe wigaga ahangaha bamwigishaga na sisa babeshya ngo muri vacances bakamwigisha cyangwa twamukoraga no kumukubita nazaga twamuhabura nyine tumukubita no ndibuka umunsi umegeza kuri wa kabiri y'icyo kigo anzanira biyote aranyerekana nane n'abakuru b'ababyeyi bantu ndacyayi baho muri bakuraho cyane n'ibya none banyereka ko yawe wa kabiri cyo rero ndagenda ndihakaza n'ababyeyi naje no kuma mwenye wakati kama kushoka njeo nabaye wambe kwanyitanga wawe kabiri unarura amaso bayani yakari amaso kujyaga wa kabiri rati nuzo zero wa kabiri nuzo za kumeno ariko ndaje njya kurwara televiziyo ndegeze ndakigisha yamwigisha agimana ifitamo ariga bakararangiza yavuye ahangaha ijoro muri yatsinze yabaye n'abana yabashe batatu bambere n'ikindi kigo ajya kwigana mu gipadiri nubwo ntabishaka numva yakomeza kuba muri sharia ariko ajya kwiga mu kigo cya cy'abapadiri gikomeye cyane ajya kwiga no kubutsi amari ibijyanye n'ubwubatsi n'ikoranabuhanga naho yakomeje ajyayo gukomeza kuba mbere umuco w'ahangaha ukomeza Kabya inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu migi yawe iteye amabengeza irimo yegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubu Kirabo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi migi ya Bikira Maria. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabo France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabo France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kirabo France, ton plus beau cadeau. Murakoze cyane rero amazina yanjye yitwa Benimana Ramadan abandi mu mizini babigize umwuga no mu mizini babigize umwuga nawe n'ubuzima bateye babigize umwuga ngira ngo mu bahungu mu basore nka batanu mu gihugu cy'u Rwanda bari bavuze ko badashaka nanjye ndi clearist ndi kumwe na King James yanze gushaka ari sogokuru wacu papa Saba
abantu benshi cyane banze gushaka nanjye nanze gukora nishatse ndibona maze kwibona ngomba ndabirangije sibyo hasi ko ni ngombwa gushaka ni ngombwa kubera iki rero nava muragiye okay murakoze cyane rero iki kigo ntabwo ari ubwa mbere nyinjiyemo ni ikigo nanjye nareragamo umwana wanjye simubizi urajyaganza hagati yandika mu gitabo araye nyaho impapuro ni byiza cya gitabo myanditseho zigitangira kuko hari umukobwa wanjye wigaga ahangaha bamwitaga Latifa abamuzi ni bande aho ejo bundi ni none nazaga nabitsinze ariko mwaza tu minota myinshi maze kuvana kino kigo cyabaho n'iyi ngiyi uditana bagihagije ngahita bajyana nsubirayo no kumuzana gusa ni ikigo nkunda cyane impamvu nyikunda ni uko batekamo neza nibyo ubu tugerageza kwitinza mpaka amasaha yo kugira ngo abagore yagerera no tugere ngo wamugati mu gitondo umuceri wo Rwanda ntabwo ariko mu bigo byo duturanye kongera neza mu bigo by'abantu bake mu rugo turabaki turakize cyane ntabwo mubona gukira ni iki gukira ni ubu tuzi neza yuko ari indazi ejo umusore ariko ejo warabiye warakize na byarangiye so wariye rero peace and love nyirango rero nicyo kintu cya mbere amahoro ndetse n'urukundo mu basilamu dukunda kwivuga inshuro nyinshi ngo bibasesekareho njyewe mu buzima bwanjye bwose rusange ni umukomediye akaba aribyo bintu nagize umwuga nibyo bintu naminujemo ariko ntabyize ngihinzemo ariko nza gusanga ni Imana ubundi mu buzima bundi busanzwe bundi n'iz'ubwubatsi muri segonderi ndetse no muri kaminuza ibyo bita civil engineering ariko aze kumva gukora amashyi engineer kubera ibintu bikomeye cyane ibintu by'imisumari ibintu by'imicanga by'amabeto sibyo hari igihe ushobora kuba engineer mu byo guteka sinzi umuntu urangije mu byo guteka niba sinzi ukuntu yitwawe ariko ahubwo ari umuhanga mu guteka waba yarahuye n'amapiza n'amafiriti n'ibintu by'inkoko by'ipushe ibintu nk'ibyo ngibyo ariko twebwe ibyo twiga ni agisida iyo urebye nta munsi waba kujomba wareba ku ruhande pete kakugwira wabyubaka nawe bakagukubita ariko n'undi baterera mu kibazo iyo ubishirije barakurakarira rero nibyo nize ariko nabikozeho gake ubu nsigamo nabyiga nabyo nabishyize muri gahunda yo kubikora natangiye gukina sinema niga mu wa kane pirimeri mu wa kane pirimeri nyibundi igihe yize nkina mu wa kane pirimeri babonye akana gakubagana bagahitamo ubona njyewe ndi umuntu ushaje n'uzuma wabo ndashaje nkabambere ikibazo ntabwo afite imyaka nk'abasaza tumaze tuvuga kuko nanjye nari ndi umufana wabo imbere yabo ahubwo nasaziye mu gakino ntabwo twasaziye mu gakino ajya ushobora kuba hari igihe kinini wamara nawe igihe kinini bakagira ngo urashaje ahubwo warahageze undi umwana bakabakura igihe kirekire
nuvuga ngo mu wa kane primaire baratangiye gukina icyo gihe nakinaga théâtre yo kuzenguruka igihugu dusubiza abasirikare mu buzima busanzwe numva ariko iyo sena kuba umusirikare dusubiza umusirikare mu buzima busanzwe mfite imyaka mike cyane ntabwo nari nzi ibyo ndimo icyo gihe naraherekezaga bagakina ndi umwana mu rugo rw'ahantu mesaje igatambuka ibindi nagiye ndimenya nkuze nabaga muri iki gitabo n'abandi bose rero ndiga primaire ndayirangiza nize primaire mu kigo cy'abana bakiri Kicukiro rero muzumukira buri wese ari umukeneye wa mwishimye agiye kigo cy'abana bakiri akizemo ukuntu ntareba ndabuse bituma nkigamo nyine pare hazaniye ndangije mari chance rongera njyana abantu bita Rwamara simazi abayize bande bravo nayize barakoroti rero twayize muri project y'umunani gusimbuka byawe n'ikibazo n'umukikijwe batubindira akantu hamwe nta wasimbuka n'abakora iki rero njya mu kigo gisanzwe cya primaire niho narangije ndatsinda neza cyane nabaye umwana wa gatatu mu kigo aho ngaho primaire icyo gihe mba wa gatandatu mu karere ka Nyarugenge numva ko amashuri nigaga gake ariko nkiga ndangije ndatsinda banyohereza kwiga mu ntara ariko nza gusanga n'ibya mu ntara biraza kuba ikibazo cy'ukuntu nazongera gukina théâtre ndasaba nyine mu karere baranyimura abantu niga muri Kigali niga secondaire ndayirangiza nize ubwubatsi mu gihugu ishingiza munsi muri secondaire muri Université d'Education Engineering ndakomeza ndatajya kuyiseba buri bintu byose byo muri kora hari andi masomo ujya gufata nyuma y'ayangaya ayo ngayo tumbura akaze nta mugati ubaho imigati iri wapi sibyo nyuma y'ahangaha hari andi masomo muziga ayo ngayo ntabwo agira umugati ariko iyo ugiye kwiga abantu ugenda mugiye kuyiga iki hariho n'aho umugati ariko hari andi muziga mugiye kuyigira umugati n'imigati myinshi cyane sibyo muri gahunda zo kuyiga umugati nizigera zasanga ari nk'amapaki 10 warabitsemo amapaki make muri wowe ngo tuzongera gukenera amapaki menshi rero ubwo niba buzima nese njyamo rero ngezemo nagize amahirwe mpita ninjira muri sinema ariko muri secondaire nabikoraga cyane mpita nangira filime ndi muri secondaire urumva ko muri primaire hose nakinaga amathéâtre bamaga amafaranga muri théâtre abantu byacu bya amafaranga urabyumva ntimubikinishe ntimukabone tubasetsa urabona ko basetsa bibice noneho amafaranga nabonaga nayo y'umwana w'umushaka kwiga mu wa kane primaire ntabwo nari nzi ikintu cyo kuyakoresha ariko abana b'igihe bacanye ku jisho bazi ibyo kuyakoresha sibyo rero baguye miliyoni babikoresha yikanze siko yikanze baguye miliyoni babikoresha mwese ko muri hano babaza ngo baguye miliyoni babikoresha muri sawutekereze biri kuko bayimpaye cyangwa baramaze niwe sibyo muri mwese ndabizi umushinga miliyoni niba ufite nta telefone kwerekana ufite umushinga wa iPhone ntabwo umushinga we hari utangira y'umukobwa babajije ngo wenda perezida yakora iki muri iPhone 14 ngafata amafoto meza rero muri primaire njyewe ntabwo nari nzi ngo amafaranga ubona iki ariko ngenda nyabika narabitse mu wa kane ndabika mu wa gatanu icyo gihe nakoraga n'akazi kari keza twazenguruka igihugu cy'u Rwanda bakaza gushya muri aho nigaga nakoze tuba y'u Rwanda agera mu wa kane primaire nzenguruka u Rwanda buri karere kose mu wa gatanu baduhitira agace kuzenguruka imirenge y'igihugu cyose none bakaba amafaranga aho wajyanye abantu bakinaga ba Kanyombya Abanyagahene basamusoro bose bakinaga abantu benshi baba muri jandere bakora none njye ngaragara ngo mwabika ko ntabwo nzi ikintu cyo kuri iki cyo kwiyambaza ubwo bambwiye nze kubesiperinga ariko bariho babwira sibyo simushaka ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ibyo topic
byagufashije nimaze kumva itangiye kuva mu bibi ko nanjye cyane yigarura wamboga n'imbere mu kubigenza yavuyeho batangiye kumboga noneho muri primaire narisize mu gatandatu primaire abangwa nese n'igihe umucuruzi abandi bana muri primaire mu gihe bandikaga ku mashati bandika banasinya nanjye namaze gufata isi buganda kurabo ushaka kumbaza bana nabura iki narabura guturi igiti twabana none abagabo bafite benshi kandi yamara turi igiti turahenze wazanye kubaza uturi igiti ku mutugu njya kubaza uturi igiti nsanga ari igiti kamwe karangura ibihumbi 2 by'amanyarwanda bajije Kigali ese turi igiti aho tugura ngahe Kigali 35 seri no kuguze ndetse pajya amabaye muri iyi nanjye zinamutangira vere umunsi naraye kose kucuruje mu mazi ariko rero ibibazo bikomeye uko nabo maze n'itegura gukora business niba ko nakamejeje mu rugo nuko baza batapa resepanse yanjye bagisa pink bahita bayibika ubabambuje kwigira he Uganda ndagira ko ndakwama n'ibyo tugiye kwiyonza komeza kujya Uganda ni ubure kuba n'iki ndo musajya ariko ntafite impapuro zo kwishura amafaranga yanyege nyamboje cyakoresha noneho ikamabwira hagiye ukorera ibintu bikaza gupfa one day amafaranga nayo yitse yose yagiye gukorera ucuza turi igiti yo kwigira umushabitsi hari abasiba kubite bari hano harimo abana b'Inyamirambo nabonye ab'Inyamirambo bari hehe hari abasiba tari yo telefone hari abakodeshaga amagare mwavutse shobundi bari hakuye bitaga ko kubite bekana gafiri nefite amagare atanakodeshwa ngende mu muri secondaire bamuresaga ibintu 15 ku munsi kurafite amagare y'ibintu byose sinza kujya amafilme mbona amagare bamuresaga ibintu n'amafaranga y'ingira yakoresha noneho ndangije nza kuvuga ati wamurisha amagare akora ibiki byose ngenda nkiyegurira sinema Burundi ndagurisha ibintu byose no miliyoni 12 nyiragiza secondaire ubaje ibintu bitwo haba bagiye kuzaza mwaka baragoje kurangiza basevinza ngani basevinza telefone yarangije system secondaire miliyoni 12 natajya kuzishura muri sinema umbaga ajya tubwana ubwo hose cyoye muri sinema cyangwa cyose miliyoni 12 narumvise ariko mbaze mu mutsange mu gishoro cyane nashaka miliyoni 12 cyo imbaraga zanjye n'abandi bantu barasapotinga tugiye gucuruza bororo twakoze nuko byo bikamera ewa uko neza sura muri yamya neza sura mu wakane primaire none ubuzima bukomeye ariko ndagenda bane rero ibi bintu afite nagiye mu rwego yaje ababyeyi bajya batandukana simubize ariko kubyara kugira hose ariko bwaze mu mubyeyi ariko nyuma y'ukuze mu biro bakubwira icyo cyo mubyeyi n'izose n'abatanakorera yewe sinjye wagiye kurakora atazi n'igenda genda garukiye aya mafaranga ene n'ababyeyi ba mama bone hatari bo bataka kubwa bana fasha aya mafaranga uzaye aya mafaranga uzakugeza abandi bana nakuranye abandi kabyikorera ko naje natembera n'abandi tari kumwe najya ngo namusubize yese ariko umukecuru uri mu gihe nyine urabyumva ashobora kugura icyumweru cyangwa gukora ikintu nawe nagira ndihanagura mutajya gukora mu mujyi ninjye mu mwe washinze ikigo bita African Movie Market agasobanura ese ni ibintu byinshi atari gusekura amafaranga asigaranye ajya gushaka abakiriya kuri abakiriya n'abana beza kugira bajye badufasha mujye mukunda iki mwongere gukunda bake mubahe kubyo mwakwiye kuba aho ngaho rero ni nange abakiriya bake twumvikana bamenyana gushora muri filime noneho gusobanure n'abadisitributa nabo ku mihanda bakajya babaha kandi tugasobanuza filime zimwe ari ntizashushukaho zajya umuhungu cyogira amafaranga y'isasa asa yihuse nigeze rero ko akubita amafaranga no gukora sinzira nsanga mfite miliyoni 5 nziza mutanshora muri filime
nanone icyo gihe noneho muri filime byambaye n'amatara wowe ndetse n'abonye bahise bakondeka zahatari babwiye biragendekera nabi nyine ni ibibazo bikomeye naje fatwe bifuza ngo iyi filime ntizigera isohoka mbanye no totali maze gushya totali nabwo ati no kubona bikaze ariko nayo mfite mama wacu uno mama ni muri na mama wanjye uri no Latifa noneho arabwira ati rero mwe ngiye gufata ibere amabere yawe se ikibazo aho n'icyo cy'umugisha urumva wese ari mfata ariko natwe babe amabere aho kuko aradutse amabere yacu amaze bwa Imana natwe ngiye kwadoye ndashaka gusobanura buri wakoze amabere y'abagabo amaziki si ikintu babwira cy'umutakora cyangwa bagize ubwo kudukura baraturereye abatireye umwana wanjye urabona byawe nuko hashye bikanga ariko bizakunda ndangije wamurero biranga tujya mu itangazamakuru ijya mu mahugurwa y'itangazamakuru imyaka ibiri tugisha itangazamakuru kuri flash mu biganiro bikomeye nk'aho bashaka yora itanangira no series yitwa Bamenya series Bamenya series rero kubaza ngo nashoye yari nashoye wafanya itangazamakuru no zabeshye itangazamakuru no amafaranga menshi abamo kugitangira kumva ko umuntu ngo itangazamakuru kuko amafaranga ukoreye ushobora kubera miliyoni ko amafaranga amaye yo kuguhera yarahari ariko ingendo ukora ujya guhiga amakuru izo ngendo zimara amafaranga yose baguhereza kuko ushobora kubona ukayakumva ngo umukozi afashe amaboko ku ngufu mu gihe cy'umwuga w'amakuru amakuru urafashe no umufu wageride gato n'inzihi ukanza ugafatiriza iyi ukanza ukishaka n'akamana baratangaza mu makuru bakomeza kajya hari mu gihe kiri muri joro rero biraje urusoma ayo matike yose ntabwo yakwishyura ubundi uragira nirangiye ubu bamenya yo ndavuga ati gutangira akantu gato ako kantu gato ngiye gutangira ntabwo ngiye kubona abantu benshi barenga abana babeshya twatangiriye kuri imwe sibyo bagiye nshobora kubwira umwana ngo batangire ku igi rimwe kandi bafite agapolite kamake sibyo kandi njye kubona umupapa umunsi we kuri RBA ubundi ngende muri generasi imwe namwe yuko mvuzeho gatoya sibyo amahoro ari mu kigero kimwe ubu byarageze ntabwo tubona batangana sinaza kwiga abana birakuze nk'amahoro sinareze siga abahura sinaza kwiga iwanyu we rero abana turangana ariko babimenye imyaka yanjye ariko ndayifite nuko itangaragaza ubwo rero ndavuga nti ngiye gutangira agaproje atangiza ku mafaranga make none bijyamo kudutashye sibyo buriya bizinesi ku isi zose zakomeye zatangiye harimo akantu gato turageze mu kubeshya buriya icyaboneka n'abantu ba Apple bano bama iPhone turimo turakoresha kano kanya icyaboneka Apple yatangiye akazu kamwe inzu nini abatangije ibitekerezo bamwe bavamo abandi baragisigarana baragikomeza no ku bundi tugezeho tugira telefoni yo kuri miliyoni 3 ivuye mu Rwanda rwose nanjye rero nasafata amafaranga atarenze 100,000 ndabaho yatangiye gushira bitaro mushinga tabamenya nabo kora cyo giye abazi bamenye series natangije episode y'inota 4 uri ndibakora mbere cyose gukora isaha n'igice none bagana nangira bifite iminota 4 kuba namaze kumenya ko ibintu byinshi ko bitangira gukose binini cyane nagaruko bigera bagomba kugera kanangira utuko shootinga iminota 4 n'utuko episode twone none baraka z'Imana katugaruke no mu idini baraka zibaha kuri Imana iri gushyira indi Imana yitegereje bagatuka dutasi ubundi agashya ka kabiri bamureba icyoroshye uyu munsi tukera ko nari basha zatakomeza bitafungura cano dushyiraho episode y'inota 1
none buto kufura YouTube mukajya mu vlog buri unayibaza uyu mugabo turi kumwe hano YouTube igeze mu ruhije urujya ruriza mu kanya buriya nta kintu rubaye uruko mu bushyushye yakumva ko mu ruko buriyarekana no mu rutwe rw'inyarira ruriga mu rwego rw'imbere rukaza bamusinzira nuko umugisha uje muri famille ariko buriga la stress sibyo nakora ndabira ko nari nazaba nizonyesha urumva rero tujya stress muri n'ibyo cyitwa YouTube ntabwo basinzira kuri YouTube sasa ngena nagiye na postinga baravuze ngo maze ko postinga utugenda ukakubwira abantu mushinge rero narabaje njyanira abantu bagera no ari security papi ari njere ko baba kitu baadaliza kurombe mpira wao kanga wao warangiza kubona aho umupira kare k'ubururu rumwe munuko babaza makana k'ubururu kandi ko mu byinshi byo kamara ya kumwe sibyo naberetse se episode k'inota kuri mashini yabo nta project mura baritegereje baraje nyana bapinga siko bizi hano ku kigo mu mbuye kugaragara bakumvisha ukuntu ibintu bitaruko byo kwa bimeze ariko nari kwamagana nani bagiye usubiri ari kwamagana n'Nyamirambo n'iki wese abantu bari sana kumumvisha ibintu adashaka kumva ntabwo bishoboka naberetse ko episode y'Iminotine atizanizo tyatereza ituzire ntabwo bari bafite Nyamirambo kuzajya n'ibintu mu gitwa filime ariko byitwa zarwo butiya tubure cyose akisanga ari nzana tyatereza ye Iminotine ikurikiyeho barayitegereza n'abana babafashije ibikoresho byinshi by'Inyamirambo ariko bafite abana ibintu bakora n'ibidahari kuko niba umwe bakira mu nzu abari baramugikari agaragara ko umwe gatahana nyuma baba yari muri byareze amaso Iminotine n'iyindi basa umunani arareba n'abana bafite rangiye amagambo akarangiye azamutse bose bakigenda bari umwana wacu neza bakabiriza ko Nyamirambo tukakabiri kino tunani ariko neza muzakariye mwaje rero ndabita kabiri rero tujya twashwanye bahake kuntu aba episode kandi k'iminota 8 mutavuga ati no boriza nayigusa muri YouTube kuri Flash FM n'abakora ni internet yabo ko abantu kenshi bikoresha internet bitaza amakuru yo gukora postinga ndaje bituma kigana nakora cya saa 8 ndavuga ibintu cyo kwandika ibintu byanjye uragenda kuzana ngo cyo kwicaza hanga nesta tuvuga ariko siza kubikora ariko ndangije maze kukupoza ubundi maze gukora ibintu byinshi ubu kana kiti nekajya gakora ndakugenda barere igiti cy'umwembe mucyange nyine mana yari muzi yuko nagiye ku nshuro ya mbere nkajya ku nshuro ya kabiri ntabwo ikigo gikomeye naracyubaka nanabivaho ubabarire imyigaragariza umunsi urebe cyose ndangije soma Fatiha nize n'indirimbo nanasi nizisoma muri Fatiha inshuro 3 nanasi inshuro 5 ni nayo none ndangije nyamara umiyeki sasa nyimara kubisoma kwa abanyamakuru baraje bakwifasha umwana Paul Kahili sasa Kahili yeleza ngo hari bora batatu ati ahiye none Kahili yebo kwese niye ahiye tu ya bora mama yose wabanya barakasoza ngomana nahi itakati kajya mu mashini y'ibintu
nagiye kansanga eba maze kureka n'abantu ibihumbi 10 kubera YouTube channel abayinshi bitamo kwa purayinga bakazaguha monetize ni igikorwa gituma uzakora amafaranga kuri YouTube. Uyu mugabo yitwa Theo niwe ikigema kuri YouTube abizi ngiye rero ndi mu bantu YouTube batize bapurayinga kuri YouTube muri umugisha w'Imana mujye mukora amashyira mu Imana byose mukora sibyo. YouTube niyo yibwiriye ngo urashaka kuba monetize ndabona message Google isinyoreza message kuri email urashaka kuba YouTube partner community YouTube isinyesaba ko none ninjoro saa 12 ubundi mu mezi wa kwenda ndategeza amezi 6 kugira ngo ibi bizacemo nyuma y'ishyira episode yo bamenye mu gihe cy'amasaha 3 ndi partner wa YouTube yari n'isabi sibyo ndaje kuvuke ko ngena na podcast kandi episode kandi ku munani episode ya gatatu nayishizo umunsi mu gitondo saa 12 ibifite tebire yana neza ubwo ndavuga ati boro noneho n'ikimana nitajya ku muhanda rero w'ikintu kimwe bera ntuzabone wakunze gukundwa bera n'ikibazo gikomeye cyane simukunda uburonge n'ikizima kuko kumugeza bizagiye iyo kaje gukundwa sigotekereza ngo baba bangunze ko ni banyanga bizagenda gutera gushaka gusinda rero ese abantu bamundiye bamundiye filime ngiye kuba filime rero nakiri kintu mu nkundira subo ko gusa wondamutse rero nguye kugira ngo usanzwe ngasitara amafashe umuntu tuvuga cyane ko bidahasi n'ibindi byashishe umuntu wawe ngeze n'abahapi umuntu noneho bamenya ibiragiye urukundo kugeza ubu ngubu bamenya iri kuri filime ziri hejuru nguri cha kuri Canal Plus sibyo bizacu muri Canal Plus ubwo igaragara Plus yose na YouTube igaragara Plus yose ariko Films Magazine umuntu wenda umunyeshuri sibyo mutara mu mwaka wa vacances telefone zifana kwa mu kigo n'abantu mu telefone noneho views maze je musu ni mujya muri mwana ndakujya mu kugeza musaba kaduwa ukayama rero utatu views zikura mu cyama tukumeho views iyo episode muri isara kandi samusho kubu zawo byose duturanye ubona basinema nta mushobora kugira views z'amafite zawo views zifite mu gihe cy'imyaka 6 mfite bamenye nta wundi muntu uzifi ariko byose ziratangiye amafaranga benshi nabigisha n'ikintu kimwe buriya kubasetsa nzaga kubasetsa igihe no kugira ngo mbwira abantu yewe ko abagiye kwabara ariko ubuyobozi abandi bakayobora igihe cyose mu buzima bwawe muzirigire ngo ibintu n'ibyo bizakugeza iyo ugomba kugera no n'uvukiye mu nzu y'icyumba kimwe na salo iwanyu ariho habaye wenda ntabwo uzabagabo we ntabwo uzaba mu cyumba na salo ariko gerageza wowe ubuzima bwawe rero uvuga ngo nimba iwacu baravugikira mu cyumba na salo mu rwego rwa salo na salo ndashaka yuko ngezatora etaje sibyo kandi rero bakuziki birashoboka sibishoboka no kwiga rero haraya kugira benshi amanota azamuke two dufite rero tubyaza umusaruro kuko twinshi duhari ariko tugerageza no tubyaza umusaruro tugereye ngewe umukobwa wanjye bigaga ahangaha ari kunyabwira abantu ngo ngena bagwa mbere kuva natangira kwiga ku isandanje bakabihakana sibyo abo twiganye babwira ati ngo ntabwo yazaga ku ishuri uyu munsi twabamo cyose amwe biganye na Tifa sebaye wa mbere paka nawe wigaga ahangaha namwigishaga na sisa babeshye mu muri vacances bakamwigisha cyangwa twamukoraga no kumukubita nazaga twamuhabura nyine kumukubita no ndibuka umunsi umwegeza kuri wa kabiri n'icyo kigo anzanira birote ahanyerekane n'abakuru b'ababyeyi bantu ndacyayibaho muri bakuraho
cyane muri bya noneho banyereka ko yabaye uwa kabiri icyo gihe rero ndagenda ndihakaza yari umubyeyi naje umwanya wa kabiri ntamushoboka njyewe nabaye uwa mbere kuba nyitangira uwawe wa kabiri unarwaye amaso bayambwira ko arwaye amaso kugira ngo uwa kabiri n'uzongera kuba uwa kabiri ntuzaza kumenura ariko ndaje njya kurwara televiziyo ndabyigisha byose yamwigisha aho Imana ifite amaboko ariga bakararangiza yavuye ahangaha ejo bundi yatsinze yabaye n'abana yabaje muri batatu ba mbere ikina kigo ajya kwigana mu gipati nubwo ntabishaka nubwo yakomeza kuba muri sharia ariko agiye kwiga mu kigo cya leta y'abapadiri gikomeye cyane ajya kwiga no kubutsa amariye n'ubwubatsi n'ikoranabuhanga naho yakomeje ajyayo gukomeza kuba mbere umuco w'ahangaha ukomeza rero ikintu nababwira mukomeze mugire intege mukundane umwana ufite amasomo ashobora gukomeza mu mugenzi we ariko mu gihe cya etide hano kumukomeza mu kizamini reka kumukubita neza mu kizamini kumukomeza mu gihe cyo kuba wamubwira ati akira twumve hakiri kare kuko ikintu babwira iki nutigisha mugenzi wawe kano kanya hano twicaye nguze umubwire ngo ngwino mwereke ubwenge ye n'umutse mwanya ku ishuri nyiga ibare mfite umuntu yumva kutandukanye n'abandi kuko hari igihe banyimaga n'amanota mfite rizati ya nyuma ariko ntigeze nkora umubare nk'uko wabanutse birangira no ku ishuri noneho nsigaye mbonera ukundi ukuntu batayibona nkayabona ibintu byoroshye nkabibwira mwarimu ngo bikabikora ubu akabona agiye ku gisubizo uretse ko muri mate ukuntu ikibazo kiba gifite inzira nk'eshatu umuntu acamo bikarangira mfite izo nzira bakamaze izo nzira bazikuye ahubwo bikarangira ngo twereke ukuntu bikora ko birihuse kugira ngo ushobore kuba wabitega nimba nawe wese usomo ufite isomo wacyanganje wakwigisha bagenzi bawe abarakubigisha ko uwo muntu ni waba kumwigisha ejo uzamusaba akazi ukamuza nawe twiganye nkajya nkababwira ngo mugeze kwiga bakandeba bakamisha n'impapuro zabo ariko hariho n'ababonye basigaye bakora akazi nyine katari fresh sibyo umwana mwigana mwigisha iyo umwana abona atatona ku kigo ejo bundi musohoka hano niho uzabakana uruganda rw'imodoka birashoboka sibyo rero nsoza utubazo natubwira ko nakira John zazaga muri iki gihe nana uwaye bawe ko kugira yaza ko umuntu ndetse urumva utubazo natunga yetu bitara tubaza musubiza n'ubuzi akaba mwafatisha tuzegereje ari cyo bafite centre kinamanye n'uko muri centre y'Israel y'abakozi avuga bakumwe tonzi urakoze ntabwo niga centre rose niga gestiro hano gato ikibazo bari ibintu bijyanye na sinema ihe nama wagira abantu natwe tugitangira nanjye wenda birimo ariko turacyatangira ihe nama watugira natwe umuntu nawe ufite experience inama babwira muri sinema ubundi n'ibitekerezo ikintu ubuzima bw'abantu tukabwereka abandi abo hari igihe ubuzima nabo bugeze ngo tukabubushyira tukareka n'ukuntu ubuzima ushobora kuba wakagombye kuba warabuvuyemo inama nakubwira ni muri mu ishuri niga mukore gurupe ikomeye kuko nanjye ahantu nize niyo muri segonderi hose ibihembo batanga mu turere mu mirenge ibyo bitwara kuko reka agakupe keza k'abana twakira harimo n'abandi twakinaga muri segonderi bose twakina bamenya nabo sibyo mukore gurupe muyihamwe nimara y'abantu mukora ibyo ku ishuri neza cyane binoze munoza ibyo ngibyo mukora nimusohokamo muzabe wese uko twari turi kumwe dushobora gusohokana no mu kigo tukamugira kimwe kandi kikakugera gutangira sinema ntabwo ari amafaranga menshi kuko n'igitekerezo bakigurisha ngiye kugeza ubu ngubu nsigura ibitekerezo by'abantu kuko ku giti cyanjye maze kubona amafaranga ntabwo mfite ntabwo nshaka gutekereza cyane sibyo ubu ngubu nsigaye mbwira umuntu ufite ibitekerezo bikomeye byo kwigisha
kuko ntabwo nshaka gutekereza ndimo ndatekereza ukuntu amafaranga ajya kuri konti ntabwo mfite igitekerezo cyo kugira ngo iby'ubukungu bikine rero mwebwe n'ibitekerezo bizima biragukosa iyo tubagereza tukayikinisha tukagura make tukunguka benshi ni uko bimeze mwe mushyire n'intege ntabwo ibintu byinshi bikomeye hari ikindi waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha bifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri aderesi ubona kuri ekara yawe.